ejo bukuma. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye ntizabe imfabusa. Uwicisha bugufi kandi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro ndetse n'ubugingo. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza uti sinejejwe nabyo. Yewe wa musore we, ishimira ubusore bwawe. Nawe wa mukobwa we, ishimira ubukumbi bwawe. Ariko nyuma y'ibyo byose yaravuze ati tuzarana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Iyo sezerano ubisareze n'umwanya no muri iyi si, uwo runengera iryo sezerano mukiza niratiri imbere yawe ko tuzaborana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Ariko mbere ko dusenga amasabe n'indirimbo imwe, kandi twese nk'abakristo twese tuyiririmbe ivuga ngo urwo rurembo rwera. Urwo rurembo rwera imirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana. urwo rurembo rwera n'imirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana. ngira ngo niyo ngiyo tuyitangire twese neza, twari kugira ngo muyimenye mwese. Abafite igitabo tuyitangire neza. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Haleluya. 380 na kangahe harya abayizi? Maganane. Yes, sorry, maganane. Tugiye kuri indirimbo ivuga ngo urwo rurembo rwera, kuko mwene data ururembo rwamaze gufunga. Twebwe abasiganirwa ariko nyiwe ngo bayita maganane. Tuyiririmbe neza dutuje mu majwi maremare. Haleluya. Abari inyuma tugiye kuri indirimbo ya maganane ivuga ngo urwo rurembo rwera. Cyangwa twebwe abasiganirwa bamwe ndikuvuga ngo urwo rurembo rwera ngo bose bumve iyo ariyo. Harimo abatayizi itangira. Ngira ngo uwatuyora muri indirimbo yayituyobora baririmbye mu yitoboremo neza. Twebw'abasiganirwa aho dutegekwa twiteguye ururembo tuzaruhuka. Turi mu byago tugira gutya. Urwo rurembo rwera n'imirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana. Urwo rurembo rwera n'imirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagirana. Reka mbaganirize ibiri muri rwo, mumenye
rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana udakijijwe wese ntabwo azatahayo kuko azahezwa hanze hamwe na Satani. urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. hanyuma rero hano hagiye gukorwa, hari ibintu bigiye gukorerwa aha ngaha bigera muri bingahe. cya mbere tugiye kumva ijambo ry'Imana ndetse n'umushumba araza kudufasha muri icyo gikorwa cyo guherekeza umuvandimwe neza. harabaho igikorwa cy'umwana uri buze gushyingura n'ubundi umubyeyi, ndetse harabaho n'igikorwa kindi cyo kuvuga amateka ya nyakwigendera, ngira ngo n'ibyo ngibyo biri buze gukorerwa aha ngaha, kandi tubijyanemo neza, ibintu bigende neza, gahunda zigende neza. hanyuma munyemere rero tubanze dusenge n'ubundi twiragize Imana, duhite twakira n'umushumba mu gikorwa cyiza cyo guherekeza nyakwigendera. namara gusoza iyo gahunda harakurikiraho umusaza Murenzi araza kuvuga amateka ya nyakwigendera, hanyuma haza gukurikiraho umwana uri bushyingure umubyeyi. ibindi tubimenyeshwe ko gahunda ziri buze gukurikiraho nyuma nabwo turabimenyeshwa. Imana ibaho umugisha. n'ubundi mushumba reka adusengere twese hamwe anatangiza uwo muhango wo guherekeza nyakwigendera. Imana imuhe umugisha. Reka dusenge. Mana mu izina rya Yesu, uyu mwanya wewe wari ubuzi kuzabaho, kandi igihe nk'iki wari ukizi. Twe ntabwo twabimenya, ariko we ntibyagutungura nk'uko byadutunguye. Icyo tuvuze ngo icyubahiro cyawe ari cyo gikomeza kuganza, kandi ubushake bwawe buba hano hantu. Mwami Yesu, icyo tuheza n'ikirogoye iyo ari yo yose, kugira ngo igikorwa uyu muhango tubane nawe, kandi abizi ko tuza kuwusoza nabwo tugushimira. Twe ntituvuga byinshi, twiringira Imana, twiringira gukora kwayo kandi tukayibonera mu mikorere yayo. Nuko dusenze twinginga Mwuka Wera ngabe muri twe, adushoboze, agire byinshi akumira kandi agire byinshi ayobora, kugira ngo uyu muhango ugende neza. Nuko dusenze twizeye ko ibikora mu izina ry'Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera biganze none n'iteka ryose. Amen. Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe. Ngira ngo hano nta byuma bihari, ariko nibura mu ijwi dufite mushobora kumva. Abaririmbyi barabiririmbye, baravuga ngo urwo rurembo, urumva iyo turirimba tuba tubibona nk'ibintu byoroheje, ariko ngo abazajyayo nabagize gute, nabakijijwe. Tugira abantu bakizwa ku izina inyuma, PRS Housing inyuma twakubona tukabona ukijijwe, ariko Imana ntabwo ireba inyuma, ireba hehe? Imbere mu mutima wawe. Uko kutumva, uko kutumvira, twakubona wuzuye umwuka tutazi n'uwo ari we, twakubona uvuga indimi tutanazi cyangwa se zanakumvikana, ariko nyuma y'uko bibaye ufite agakiza. Nicyo nshaka kuvuga. Ntabwo tugiye kubwiriza Sirasi. Bibiliya umubwiriza gatatu arabivuga, aravuga ngo uyu we ibyo byagize gute, byarangiye. Imigabo n'imigambi ye byarangiye uyu munsi. Mutangarizwa yuko umwuka wo gukoresha muri iyi ugize gute, urangiye. Ariko Yohana arabyandika 11, aravuga ngo ibirangiye ni iby'ubu, ngo ariko dufite ibyiringiro ku munsi w'umuzuko abagiye muri rwa rurembo abarutegereje kuzarujyamo. Ubwo nyiri umuzuka azaba atanze itegeko ryo kuzuka, uyu mugabo tuzamubona. Yesu nashimwe. Tuzagira gute? Tuzamubona. Iyo rero turiho tuvuga ibi ntabwo tukibibwira Sirasi, ahubwo turabibwira mwebwe. Ibyo byarangiye. Birashoboka ko yateguye aho heza, cyangwa se hagiye akaba ari heza,
bitewe n'imirimo twavuze yakoze. Turahamya ibyo gukizwa inyuma, ariko gukizwa imbere ubagiye kwibonanira na nyiri kubimenya. Ibyo se ntimubyumvise ra? Ubu nitwatanze ubuhamya se, twe turamuzi mu murimo w'Imana, turamuzi ukuntu yagiraga ishyaka, turamuzi, ariko nyuma y'ibyo yakoraga bya bindi byahise, niyo mpamvu birivuze ngo igihe kizagera bya bindi dukorera hehe mu mwijima bihishurirwe bijya hagira gute, kandi ibyo ngibyo rwose ntawe uzabikweba. Buri muntu wese utarabyihana nabyigishije kare bizaboneka. Rero ibi nibyo bitegura ngira ngo abo tumenyeranye iyo ndiho nigisha n'ahandi. Hari umuntu ngo wabaye inshuti n'urupfu, njya nkunda kubyigisha abantu. Noneho ngo uwo muntu babishuti n'urupfu, baraganira, ararugurira, arangiza ararwinginga, ararubwira ati jye sinkubuza kuzanyica, ahubwo umunsi wo gupfa nugera uzanteguze. Muranyumvise mwese? Uzagire gute? Uzanteguze. Urupfu rurabimwemerera, bagirana amasezerano, ruragenda. Umugabo abaho, igihe cye cyo gutaha kigeze, rwa rupfu ruraza ruramujyana. Abafite imyizerere itatu tutagiye gusobanurira hano, hari abantu bizera ko iyo umuntu agiye ubu ngubu ngibitiriho tuvuga ariho abyumva. Muranyumvise? Ubu ngari harabyumva. Noneho hari n'imyizerere ya kabiri ivuga ngo aho yagiye akiranutse, ngo ubu umuntu wese ari haramureba. Wari umufitiye ishyari, uwataherukaga, umwanzi. Ubu wasanga hari n'abantu baje hano baherukana na Sirasi akiri umwana, kubera ko urupfu ntawe utarutinya. Nicyo nashakaga kubabwira. N'uwo bagiraga icyo bapfa, kubera ko ibingibi ntawe utabitinya yaza hano. Noneho icyo nashakaga kuvuga ngo uwo muntu babishuti n'urupfu muri iyo myizerere. Ubusirimu bugezweho, umwanya w'ibyo Bibiliya ivuga, ukoresha itaka, babisimbuje iterambere n'ubusirimu, ariko nicyo bishushanya. Nabivuze, Bibiliya iravuga ngo Sirasi yakuwe mu itaka azasubizwa hehe? Uwo muhango rero dukorera hano bamushubije aho yavuye. Niyo mpamvu natwe nk'abatambyi berejwe uyu murimo dukora uwo muhango tugahamya, tukavuga ngo yakuwe mu itaka azasubira hehe? Reka dusabe umufasha we atambuke nawe amusezere nyine ko twamugejera aho akwiriye kugera. Bambwiye ko na mama we ahari, nawe badufashe umubyeyi wiwe amufasha hagere hano muniriza akayira. Ubuzima ni nk'urabyo burarabya ejo bukuma, Mana nyigisha kubara iminsi yanjye agakora imirimo n'ibitangaza. Urakoze rero Kristo, turagushimiye ko wabanye natwe, ufagiye gahunda zose ukazibamo ukazidushoboza, tukaba tugeze ku muhango wo kumusezera bwa nyuma. Turabigushimiye rero,
komeza kubana n'imiryango, bane nawe umunsi wagennye tuzamubone tumushimire. Urakoze rero Kristo kumvise gusenga kandi byose kubikoze neza mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Reka dusabe abandi babishinzwe noneho bakora umurimo wabo, dufite gahunda uko apange gahunda. ubuzima ni nk'uburabyo burarabya ejo bukuma. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye ntizabe imfabusa. Uwicisha bugufi kandi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro ndetse n'ubugingo. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza uti sinejejwe nabyo. Yewe wa musore we, ishimira ubusore bwawe. Nawe wa mukobwa we, ishimira ubukumbi bwawe. Ariko nyuma y'ibyo byose umenye ko hari urubanza. Ubuzima ni nk'uburabyo burarabya ejo bukuma. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge.